dushimye Imana itugiriye neza cyane tukabona uyu mwanya ukomeye cyane wo kugira ngo dutambutse ijambo ry'Imana. Mu minsi yo yatambutse hatambukishijwe ibyigisho bitandukanye bivuga ku guca bugufi. Bagenzi banjye barabitambukije, nanjye ngize uyu mwanya ukomeye, umwanya w'agaciro, umwanya w'umugisha ngize wo kugira ngo ntambutse icyigisho kivuga ku ngaruka zo kwishyira hejuru. Urumva kwishyura hejuru ni opposite yo kwicisha bugufi. Reka dutangire dusenga kugira ngo Uwiteka aherekereshe ijambo umwuka wera rigere mu mitima y'abasore n'abakobwa, ababyeyi, abagabo, abana batoya, rigira icyo rikora, he kuba ari ngewe ugiye kurivuga, ahubwo umwuka wera aba ari we ukora icyo yagambiriye mu mitima y'ubwoko bwiwe. Turagushimye Mana kugira neza, tugushimiye ubwiza bwawe n'ubuntu n'imbabazi tugiriye Mana, ukaduha umwanya mwiza w'umugisha ngo dutambutse ubutumwa kuri Big Evangelical Network kuri iyi channel. Ni amahirwe akomeye cyane kugira ngo dusangize Mana ubwoko bwawe wateguye ngo babone iki cyigisho. Uwiteka ndasenze kugira ngo gerekereshe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo gihindure imitima y'abari bucyumve bose kandi kigira ubutwari mu mitima yabo mu izina rya Yesu. Nanjye ndasenze ngo ndusheho kugirirwa imbaraga muri wowe kandi ndusheho Mana kuba nsindishirijwe muri wowe kuko uri we Mana ushobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo ngo abana natwe urakoze Mwami Imana yo mu ijuru. Amen. Natangiye mbibabwiraho yuko tugiye gusoma, tugiye kureba ku ngaruka zo kwishyira hejuru. Turasoma ibyanditswe byera cyane kuko nibyo bikwiye kubishingiro ry'abizera bose. Nibyo bifite imbaraga zo guhugura no guhana no gutesha, kandi bigahugurira umuntu ku gukiranuka, bikamuhanira n'ubundi ku gukiranuka kugira ngo ajye mu nzira nziza iboneye. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 umurongo wa 20. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 12 umurongo wa 20 ho handitswe ngo bukeye Herode arakarira Bitiro n'i Sidoni, ariko bahuza inama baramusanga, bahongera Blasto umutware w'abashashi b'umwami, basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahahaga mu cy'umwami Herode. Ibyakozwe n'Intumwa uwo 21 handitswe ngo nuko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami arabaganirira. Abantu barasakuza bati yemwe noneho nijwi ry'Imana si iry'umuntu. 22 abantu barasakuza bati yemwe noneho nijwi ry'Imana si iry'umuntu. 23 ari naho dusoreza aha mu Byakozwe n'Intumwa handitswe ngo ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya kuko adahaye Imana icyubahiro, aherako, agwa, inyo, umwuka, urahera. Niki cyanditswe dusomye mu Byakozwe n'Intumwa 12. Tugiye gusoma no mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 umurongo wa 5. Ibice 5 umurongo wa 5 handitswe ngo namwe basore mugandukire abakuru, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya bibone naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Iki cyanditswe nacyo Petero ahuguza ubwoko bw'Imana abasore, nacyo ni kiza cyane kuri intego yacu yo kwiga ku ngaruka zo kwishyira hejuru. Tugiye gusoma no muri Petero wa mbere uguhugura Paulo yandikiye Petero mu rwandiko rwa mbere ibice 3 umurongo wa 17 handitswe ngo wihanangirize abatunzi bo muri mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe. Imana ishimwe cyane kubw'ibi byanditswe, kandi nanone turongeraho ibindi byanditswe bibiri kugira ngo turusheho kurebera hamwe muri rusange ingaruka zo kwishyira hejuru. Turasoma ikindi cyanditswe nacyo turi busange muri Malaki ibice 3 umurongo wa 19. Muri Malaki ibice 3 umurongo wa 19 handitswe ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabibishingwe, maze haba umunsi uzabatwika bashire, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Turasoma no mu Migani, nicyo cyanditswe dusorezeho kugira ngo turebere hamwe ingaruka zo kwishyira hejuru. Ikindi
cyanditswe dusoma ni mu migani ibice 16 umurongo wa 18 handitswe ngo kwibona kubanziriza kurimbuka kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Imana ishimwe cyane kubw'ibi byanditswe byera byandikiwe byose kuduhugura mu byakozwe n'intumwa. Dusomye ku gice cya 12 inkuru ya Herode umurongo wa 20. Herode uyu nguyu yari umwami utegeka ufite ubutware, ariko agira ukwibona cyane, agira umutima uticishije bugufi imbere y'Imana, bimuviramo kwangwa n'Imana kugeraho marayika w'umwami Imana amukumbaganye akagwa inyo, umwuka ugahera agapfa. Dusomye na Timoteyo Paulo ahugurira Timoteyo, Paulo ahugura Timoteyo aramubwira ngo wihanangirize abatunzi bo mu by'isi be kwibona, ahubwo kwirata kwabo kube gushingiye ku Mana kuko ariyo iduha byose. Kandi dusomye mu migani ngo kwibona kubanziriza kugwa, kwibona kubanziriza kugwa. Dusoma no muri Malaki yuko hazabaho umunsi utwika ubwo ababone bose bazahinduka ibishingwe kandi umunsi mubi ukabazira, bagatwikwa ibyo bishingwa byabo bagahinduka umuriro, bagahinduka itanura, bagahinduka ivu, bagatwikwa. Ibi byose ni bivuga ingaruka z'ubwibone. Niyo mpamvu tugiye kuganira turebe ku ngaruka z'ubwibone koko, nk'uko Paulo yabihuguriye Timoteyo amubwira ngo yihanangirize abatunzi be kwizigira ubutunzi ahubwo birata Imana. Nk'uko kandi twabisomye mu nkuru ya Herode, nawe kwibona kwe kwamuhindukiye gukumbaganywa akagwa inyo, umwuka ugahera. Kandi nk'uko n'ubundi twabisomye Malaki yabyanditse akavuga yuko azaba umunsi ukomeye cyane ubwo abibone bose bazahinduka ibishingwe ndetse bagatwikwa bakabivu. Naho turebe ese ni izihe ngaruka z'umutima uticishije bugufi. Umutima uticishije bugufi ubwo urumva ikinyuranyo cyayo ni umutima wishyize hejuru. Umutima wishyize hejuru rero hari ingaruka mbi bigira ku muntu wishyize hejuru. Ingaruka za mbere ni ukwangwa no kutanezeza Imana. Umuntu udafite umutima wicishije bugufi, umuntu ufite umutima w'ubwibone wishyira hejuru, uyu muntu ntabwo bikunda ko yanezeza Imana, ntabwo uyu muntu bikunda yuko yashimisha Imana. Ni nako byandigendekeye umugabo Herode, nawe yashatse kwiyemera ku bw'ubwenge, ku bwa status yari afite iki gihe nk'uko yari umwami. Ari byo bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, urwego umuntu agezeho. Ariko bene data nagira ngo mbabwire ngo nta kintu na kimwe ufite utahawe n'Imana. Rero n'Imana yabikwaka kuko n'ubundi ariyo ibifite byose, kuko ariyo byose ibitanga. Aribyo n'ubundi Paulo yandikiye Timoteyo yamuhugura, wihanangirize abatunzi bo mu by'isi bo mu by'iki gihe be kwirata ahubwo birata Imana, kuko ikintu cyose dufite cyaha kugira ngo ugire umutima unezeza. Rero mwene data nuko rwose wagira umutima uciye bugufi. Indi ngaruka ya kabiri tubonye ni uko bitera urupfu nk'uko byagendekeye Herode. Kwibona ni icyaha ndetse ni ikizira mu maso y'Uwiteka, ku buryo rwose Uwiteka arwanyiriza bibone kure cyane, ariko abicisha bugufi bo arabazamura akabaha icyubahiro. Kwibona rero bijya bivamo n'urupfu kuko Uwiteka atabinezererwa cyane, kandi ingaruka y'icyaha ni urupfu. Umusaruro w'icyaha ni urupfu, n'ubundi nta kindi kiva mu cyaha atari urupfu. Indi ngaruka yo kwibona nuko bituma Imana itazamura umuntu, yaba mu murimo w'Imana yaba no mu bindi. Ntabwo Imana iginezererwa imitima y'abantu badaciye bugufi muri yo, ahubwo iyo umuntu aciye bugufi muri yo nibwo Uwiteka muzamura. Ubwo umuntu ufite umutima w'ubwibone ntabwo Uwiteka munezererwa cyane, nta nubwo yamuha promotion cyangwa se yamuzamura ku rundi rwego. Iki nacyo dukwiye kukirinda cyane niba dushaka kugira ubutoni ku mwami, tukagira umutima uciye bugufi mu maso yiwe, tugashaka mu maso yiwe duciye bugufi kandi twiyorera. Ikindi nuko kwibona kuvamo kugwa kubizera. Iyo umuntu yibona nzi kubwiriza, nzi kuririmba, mfitiye impano y'iki kintu runaka, ukumva ko ari ibintu bikomeye cyane, ibyo nabyo bitera kugwa kuwizera. Umuntu wari mu byizerwa agatangira kugenda atentebuka acika intege gakeya, bikarangira umuntu ananamutse rwose akava mu byizerwa, kuko kwibona kubanziriza kugwa nk'uko mu migani hano batubwiye.
umuntu abanza kwibona hagukurikizaho kugenda atenebuka gake gakeya akagwa akava mu byizere. Ikindi nuko ni ikimenyetso cy'umuntu uha agaciro ibintu by'isi naha agaciro Imana cyane, kandi ibi ntibikwiye kubizera kuko dukwiye guha agaciro Imana kuyirutisha iby'isi. Umuntu wibona aba yirata ku bintu runaka, akirata ko yize n'urugero, akirata ko afite umuryango ukomeye, akirata ko afite akazi. Iki gihe bikwereka yuko aha agaciro iyo nzu ye, cyangwa aha agaciro uwo mudamu we, cyangwa aha agaciro ubwo butunzi bwe ku buryo birutisha Imana. Uyu mwuka nawo ni mubi cyane, ukwiye kurwanyirizwa kure kubizera ndetse n'abatangiye iyi nzira y'agakiza n'iyi nzira yo kwizera umwami Imana. Uyu mwuka ni mubi cyane kuko werekana ko umuntu afite umutima ukunze iby'isi cyane ku rwego abirutisha iby'ijuru. Kuko ku bakristo kubizera icyo dukwiye kwirata ni kimwe gusa, ni ukwirata Yesu Kristo twamenye, Yesu Kristo twiringiye ubana natwe akatugirira neza. Ni ibintu bikomeye cyane ndetse ni by'umugisha cyane kugira ngo tuganire kuri iki cyigisho bene data. Niyo mpamvu nashaka ndetse nakwifuza gusoza mpugurira buri muntu wese kugira umutima uciye bugufi kandi wiyoroheje mu maso y'Imana, kuko ari byo by'agaciro ndetse ari byo by'umumaro bishimwa n'Uwiteka Imana. Nibyo bituma umuntu azamurwa agashyirwa ku rundi rwego, nibyo bituma umuntu umutima wiwe Imana iwunezererwa, ikanezererwa umuntu wayo kubwo kwicisha bugufi. Kandi nta n'ikiza cyo kwishyira hejuru kuko bitera urupfu, kuko Imana irwanya cyane abibone cyane. Imana ishimwe cyane kubw'uyu mwanya iduhaye kuri Big Evangelical Network. Nitwa Thierry, Mushimiyimana twari kumwe. Imana ishimye ko tubana muri uyu mwanya. Twatangiye dusenga, reka dusoze dusenga n'ubundi kugira ngo Uwiteka bari ushyigikira ijambo n'ubundi rikomeze kwera imbuto mu mitima y'abakobwa n'abasore, y'ababyeyi n'abagabo, y'abana batoya, y'aba Imana yashimye ko ubutumwa bugeraho mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye Imana kugira neza. Ni wewe washyizeho aya mahirwe akomeye kugira ngo ubwoko bwawe akanwa kacu kabumbukire kuvuga ubutumwa bwiza buhesha ubugingo Mana kubwizeye wese. Niyo mpamvu muri uyu mwanya senze guhira ijambo riherekeresha imbaraga z'umwuka wera rigira ubutware mu mitima y'ubwoko bwawe kugira ngo ribuhindurire kandi ribuhanire, ribuhugurire gukiranuka no kugendera mu nzira zawe Yesu. Ndasenze ngo riherekereshe umwuka wawe wera cyane, kandi nanjye urusheho kunyagura cyane kugira ngo ndusheho Mana kugira byinshi muri nge, akanwa kanjye kandi kajye kabumbukira kuvuga iby'ubutumwa bwawe bwiza no kumenyesha abantu Mana iby'imbaraga zibohora, iby'imbaraga Mana zitanga ubugingo kandi zigahesha ubugingo bw'iteka ryose mwami Mana. Ndagushimiye kuko ugira neza. Nsengeye mwene data mushiki wanjye, nsengeye mwene data uwari wese, nsengeye ababyeyi, nsengeye abakuze, nsengeye abana batoya bose bari bumve iki cyigisho kugira ngo kigire imbaraga mu mitima yabo Yesu Kristo. Ndagushimiye mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo wicaye buryo bwawe Data Mana yo mu ijuru. Urakoze. Amen.